Imana ijya yibuka abatabyara ikabaha urubyaro kuko Imana itangira mu gihe cyayo. Haleluya. Ufite Imana data ifite imbaraga, Imana se w'imfubyi, Imana umugabo w'abapfakazi, Imana igaburira abashonji, Imana itanga urubyaro, Imana itabara, Imana irengera. Iryo humura uryiyumvemo, uryamye nijoro byumve, ubyutse mu gitondo byumve, ubigendane, ubiryamane, ubikorane, yuko ufite Imana ishobora byose. Ese wabura ahangaha hari ibyagucaga intege? Nimba hari haguruka tugufashe gusenga Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira ko abari ku ruhande rwa Satani n'ingabo nyinshi, ariko iyo turi kumwe n'Imana ikomeye. Haleluya. Tagaburike mu izina rya Yesu. Reka babohoke, reka bakire, reka rwose bagende bemye bashimira Imana yuko yabagiriye neza. Ryatwa impara ryatubwiye ngo nitugera hano tuzarambura ibiganza tubasuhuze mwakire intashyo za bene so. Tugeze mu mwanya ukomeye wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, ariko nyuma y'aba baririmbyi baba ari abaha ndetse n'inshuti za Yesu, ubutumwa bumaze gutambuka, kugira ikindi umuntu yongeraho birakomeye. Ntabwo byoroshye, ariko urugendo twararusengeye, dusaba n'Imana ngo izaduhe icyo tuvuga hano. Umwuka udukoreramo n'umwe. Hejuru y'ibi byose bimaze gutambuka, nanjye mpawe ijambo rivuga ngo humura witinya ntacyo uzaba. Haleluya. Ijambo rirambwiye ngo humura witinya ntacyo uzaba. Ni Imana ibivuga. Iri jambo turisanga mu Bacamanza ibice 6 n'umurongo 23. Reka tusome twumve. Abacamanza ibice 6 umurongo 23. Haravuga ngo nuko Uwiteka aramubwira ati humura witinya ntupfa. Imana yacu nishimwe. Iri jambo ryabwiwe umugabo witwaga Gideyoni mu gihe ubwoko bwe bwarimo butotezwa, nta gutabarwa bwari bufite, bari barihebye, batekereza yuko Imana ya yindi bari bazi yabavanye mu Egiputa itagishoboye, itagifite imbaraga zo kubakiza. Ariko uyu mwana w'umusore Imana iza kumugenderera, iramubwira ngo genda uko imbaraga zawe zingana kandi nzagukoresha, uzarokora ubwoko bwawe ubukiza amaboko y'Abamidiyani. Gideyoni muri we byari bimeze nk'inzozi, ariko aje kubura amaso abona ari marayika w'Imana, atangira kugira ubwoba ati noneho karabaye. Burya ni marayika w'Imana navuganaga nawe.
ariko ahabwa ijambo ry'ihumure. Haleluya. Aramubwira ngo humura, witinya, ntabwo upfa, ahubwo ngiye kugukoresha icyo nashatse gukora kugira ngo urokore ubwoko bwanjye. Mwene data, muvandimwe uraha, mushiki wanjye, ntabwo nzi ibibazo ufite uno munsi wa none. Ese ni ibibazo by'uburwayi ufite umaranye igihe kirekire bukaba bwaraguteye kwiheba? Ese ni ubukene ufite nk'uko korari inshuti za Yesu imaze kutubwiriza mu mwanya? Ese ni ishyari bene so abavandimwe bawe bagufitiye? Ese ni urwango bagufitiye? Ariko ndagira ngo ngutangarize ngo ibyo byose uko byaba bimeze, humura, witinya, ntacyo uzaba. Icyo Imana yateguye kuzaba cyo nicyo uzaba mu izina rya Yesu. Iyo dusomye ijambo ry'Imana dusanga mu Itangiriro ibice 37 uhereye mu murongo wa 18 kugeza 24, hatubwira inkuru y'umugabo witwaga Yosefu. Reka tuhasome. Bamwitegera akiri kure, bamugira inama yo kumwica atarabigira hafi. Baravugana bati, dore Karosi araje, nuko nimuze tumwice, tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zacukuwe kubika amazi. Tuzavuge tuti, inyamaswa y'inkazi yaramuriye. Tuzamenya inzozi ze uko zizaba. Rubeni arabyumva, aramubakiza, arababwira ati, twe kumuhwanya kandi ati mwe kuvusha amaraso, ahubwo mumujugunye muri uru rwobo, ariko amaboko yanyu ye kumubaho, kwari kugira ngo amubakize amusubize se. Yosefu ageze kuri bene se, bamwambura ya kanzu ndende, baramufata, bamujugunya muri rwa rwobo, kandi rwari nk'ubusa, nta mazi yararurimo. Ngiryo ijambo ry'Imana. Yosefu uyu tubona cyangwa tumaze gusoma hano ni mwene Yakobo. Nyina yitwaga Rasheli, akaba umuvandimwe wa Benyamini kuri nyina, ariko yari afite abavandimwe benshi bavuka kuri se ku bagore batandukanye. Yosefu yagize ibyago, abura umubyeyi ari we nyina umubyara, akurira ku birenge bya se Yakobo ashaje, we na murumuna we Benyamini. Bari abana bo mu busaza Yakobo yakundaga cyane. Yosefu uyu nguyu na Benyamini bajya kuvuka, nyina yari yarabuze umubyara, ariko mu gihe gikwiriye Imana ijya yibuka abatabyara ikabaha urubyaro, kuko Imana itangira mu gihe cyayo. Haleluya. Uyu mubyeyi nta mahirwe yigeze agira yo kurera abana be, nubwo yarababonye abashaka, ariko bakurira ku birenge bya se bakunda cyane. Ariko ngo Yosefu akakunda kurota inzozi, kubera urukundo se yamukundaga n'inzozi yarose, byatumye bene se bamwanga urunuka. Mu gihe kimwe ubwo bene se bari baragiye, ise aza kumubwira ati, jya kureba bene so aho baragiye, urebe uko bameze, urebe ko bari amahoro, ndetse amuha n'impamba zo kubashyira. Yosefu yagiye nk'umwana usanze abavandimwe, nubwo barara amajoro, nubwo
bakiriza umunsi bajya inama, ariko ntacyo bazagutwara kuko hari icyo Uwiteka yakuvuzeho. Haleluya. Nuko ngo bashakisha ikintu bakora kuri Daniyeli, ngo bamushakaho icyaha na kimwe bamurega kugira ngo kimuteshe agaciro n'ikuzo mu buyobozi mu mwanya yari afite, kugira ngo umwami amutere icyizere, ngo barakibura kuko Daniyeli yubahaga Imana. Barangije ngo inama iraterana, baravuga bati rero noneho uriya mugabo ntacyo dushobora kumubonaho, ariko hari umutego dushobora kubona, ni umwe wonyine gusa, usibye kumutegera ku Mana ye yo mu ijuru. Bati tuzabigenza gute? Baravuga bati reka dusange umwami tumuhe inama nk'abantu bashaka kumuha icyubahiro, ariko mu by'ukuri bafite umugambi mubisha wo kugira Daniyeli nabi kubw'ishyari bari bamufitiye. Bati mwami nyagasani nyaguhoraho, washyiraho itegeko kandi rikubahirizwa mu bihugu byawe, ukari 127 yuko umuntu wese, yaba umugabo cyangwa umugore, ukomeye n'uworoheje, uzasenga indi mana atari wowe, uwo muntu azajugunywe mu rwobo rw'intare. Kubera ko babonaga Daniyeli ubuzima bwe bwose ari ugusenga Imana yo mu ijuru. Ushyireho itegeko, umuntu utazaryubahiriza azagibweho n'icyo gihano. Ngo nuko umwami ashima iyo nama, ariko atazi yuko hari uwo bateze umutego wo kugirira nabi, ariko Imana yakwanga kugira ngo yiheshe icyubahiro. Daniyeli azasenga Imana ye, azayikorera atihije. Nuko ngo inama barayinoza, itegeko rijyaho. Nuko ngo Daniyeli abyumvise, bene data ndagira ngo wumve aho hantu, amaze kubyumva, amaze kumenya ko ari umutego yashyizwemo, ngo mu nshuro yasengaga, ngo noneho asenga 3 ku munsi. Ndagira ngo nuhura n'ibibazo, nuhura n'ibigeragezo, ntuzirwanirire, ntuzashore imbaraga zawe, ntuzitabaze bene wanyu, ntuzitabaze abavandimwe, uzajye kukaraga utabaza iyo mu ijuru. Haleluya. Iyo ije gutabara ntawe yikoma imbere. Iyo ije kwerekana imbaraga zayo nta muntu uyimira, kandi n'Imana itagifashishwa izindi ngabo. Ni Imana yishoboye, ni Imana yihagije. Bene data natinze, byarangiye Daniyeli yashyizwe mu rwobo rw'intare. Shobora kubura aha waracitse intege, wibaza ati noneho nzabigenza gute? Ariko naje kuzana ijambo ry'ihumure rikubwira ko humura. Ndagira ngo nkubwire ngo rero, nimba wibazaga ngo bizagenda gute, ndagira ngo ngusabe kano kanya uhagurukira aho uri. Abakozi b'Imana bari hano bagusengere, bagusabira Imana imbaraga. Ujye wiyumvamo ihumure, ujye wiyumvamo amahoro, ujye wiyumvamo ko ufite Imana data ifite imbaraga, Imana se w'imfubyi, Imana umugabo w'abapfakazi, Imana igaburira abashonji, Imana itanga urubyaro, Imana itabara, Imana irengera. Iryo humura uryiyumvemo, uryamye nijoro ubyumve, ubyutse mu gitondo ubyumve, ubigendane, ubiryamane, ubikorane, yuko ufite Imana ishobora byose. Ese wabura aha ngaha hari ibyagucaga intege? Nimba hari haguruka tugufashe gusenga Imana. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha, Imana ibaha umugisha. Haguruka, ibibazo byawe Imana irabizi, data wo mu ijuru arabizi. Uryamye nijoro usinziriye, yihora ikubungabunga, yihora ikwitayeho. Yewe
nubwo ufite n'ibiheri mu nzu nta na kimwe cyatinyuka kukwinjira mu gutwi kuko marayika arakurinze. Yewe haleluya haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo aho waba uryamye, nubwo haba hari imiserebanya, nubwo haba hari Marie Jose, nta na kimwe gishobora kugutinyuka kuko marayika akubereye maso. Niyo yavuze ngo reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Mushumba, ndagira ngo mwigire mu izina ry'Imana Data yo mu ijuru dukorera. Aba bantu bafite ibibazo by'uburyo butandukanye ariko bakeneye ihumure rituruka ku Mana. Itabara hari Imana irengera. Mubasabire imbaraga n'inkomezi, bumve neza ko icyo Imana yashatse ko bazaba aricyo bagomba kuba, kuko Imana ntabwo yitaye ngo wabuze umubyeyi, Imana ntabwo yitaye kuri imfubyi, Imana ntabwo yitaye kuri umupfakazi, Imana ntabwo yitaye kuri umukene, ntabwo Imana yitaye ko wabuze minerivare yo kwiga. Icyo Imana igushakaho ni ukuyikorera, ni ukusenga, ni uko uyicira bugufi, ibindi ubuyiharira izabyikorera. Haleluya. Ijambo ry'Imana ritubwira ko abari ku ruhande rwa Satani n'ingabo nyinshi, ariko iyo turi kumwe n'Imana ikomeye. Haleluya. Kugira ngo mutere intambwe muzihane imbere. Mwahagurutse mutere intambwe muzihane imbere. Humura, witinya, ibyo urimo uyu munsi ntibizaguherana. Kuko n'imiraba mu nyanja igira igihe, irivumbagatanya ikazikurura amazi yo hasi ikajugunya iriya, ariko igihe kiragera imiraba igatuza. Haleluya. Mushumba, kariho usengere abantu. Haleluya. Imana se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimira ko ijambo ryawe ryamamaye kuri uyu musozi. Turagushimira ko uri umukozi w'umuhanga uzi gutegura, kandi mu gihe gikwiriye iri jambo ryawe rikamanuka ari imvura y'umugisha, maze yasanga imirimo iteguye ikabasha kugira imbuto nziza. Turagushimira uko iyi mirimo yakiriye ijambo ryawe. Icyubahiro kibi cyane. Byari bikwiriye yuko ijambo ryamamara. Birashoboka ko abangaba baje hano n'abandi basigaye hariya ku mpamvu zigiye zitandukanye. Ikiri ngombwa ni uko buri wese yumvise ijambo ryawe, kandi ndahajya nashidikanya yuko kuza kubera ijambo ryumvikanye kuri uyu musozi. Aba bageze hano mwami, turabasengeye, turabingingiye kugira ngo mwami Imana cyambere ubabarire gukiranirwa kose kwabonetse ku bugingo bwabo. Maraso ya Yesu Kristo abeze kandi abatungaye, kandi rwose twifatikanije nabo kugira ngo tubingingire kandi tubasabire imbabazi. Turagushimira kuri Imana ibabarira. Cya kabiri, reka tubasabire kubohoka imigozi yose umwanzi yari yagiye abamuhesha. Iyo migozi yose itagagurike mu izina rya Yesu. Reka babohoke, reka bakire, reka rwose bagende bemye bashimira Imana yuko yabagiriye neza. Ibisigaye kubwo kwemera guca bugufi, reka tubasabire n'umugisha. Umugisha wawe ubonekemo umutima w'ubugingo bakomeza, kuko iminsi n'imibiri turushaho kwiyongera. Turabasabira inkomezi mwami kubw'ijambo ryawe. Babone inkomezi, ubarinde gusubira mu bigari, ubarinde gusubira mu batabafashiriza ubugingo, ahubwo bishimire kubana n'ubwoko bwawe, kandi bajya bava mu bwiza bajya mu bundi. Urakoze kubikora kubwa Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Kristo, ndagushimiye muri iri teraniro ryera, kuko uhagaragaye mwami uganira natwe. Ijambo ryawe ryamanukiye kugira ngo rihumurize imitima ishavuye. Mwami Imana, rije mu gihe gikwiriye, aho risanze mwami imitima yacu itenderutse cyane. Mwami, turagushima kuko
wabonye imitima yabo, urabazi, urabasobanukiwe, uzi imiyicarire yabo, uzi imihagurukire yabo, uzi imigendere yabo, kandi nta na kimwe mwami wahishwa cyabo urabizi. Nuko ubwo bateye intambwe bakaza hano, bibonyemo ko bakeneye mwami imbaraga zivuye iwawe. Mu gihe babuze uko babigenza mwami, ujye ubabera Imana itabara. Ndetse mu gihe babonye ibikangisho by'umwanzi byinshi bibaremereye mwami, ndasabye kugira ngo ujye iruhande rwabo ubatabara, ubahe ihumure nk'uko ijambo ryawe riduhumurije uyu munsi, yuko mwami ntacyo twatinya kuko uri kumwe natwe. Ntabwo tuzapfa, ntituzapfa, tuzarama mwami, tuzarama, tuzavanwa mu mubiri nk'uko abera bawukurwamo. Ariko ibikangisho by'umwanzi Satani bihora kuri bo ndabyamaganye mu izina rya Yesu. Ubahe gucukubira n'ikintu icyo ari cyo cyose cyabatandukanya nawe, kandi mwami gupfukama bapfukamye aha ngaha. Urakwiriye